Muraho amakuru y'iminsi myinshi hari hashize igihe ntabagezaho ikiganiro kuri YouTube. Ubundi abankurikira mujye mugenda murebe kuri TikTok, niho haba hari ibiganiro bya buri munsi, ariko ngiye kugerageza ngiye baha ibiganiro na hano. Ariko niba utari wakora subscribe, please kora subscribe, nabyo ni ngombwa. Mu mezi atandatu kuva mu kwezi kwa 11 kugeza gutyo narindi I Kigali iwacu. Abenshi n'abankurikiye nanatangaje ku mbuga nkoranyambaga yuko nasubiye iwacu. Ako ndagira ngo nk'umuntu uba warasubiye iwacu ameze imyaka hafi 30 hano, ni gute byari byifashe. Nibwo bwa mbere kuva 1994 aho navuye mu Rwanda mbaye iwacu. Icyo gihe cyose nifuzaga kugumayo, ariko ubu ngubu nkaba ndi hano kuko urabizi udafite ikintu kigutunga cya buri munsi ntabwo biba byose, nubwo umuntu ahora ashakisha, ariko muri make ni uku kuri. So kuko iwacu urabizi hari ibintu byinshi bikiri mu nzira birimo kuza neza. So nk'abadiaspora bambazaga se nasubira mu Rwanda, ndetse n'abanyamahanga bifuza kuza mu Rwanda, ariko ikintu mbona kiri biggest challenge mu badiaspora nkatwe tumaze imyaka myinshi hanze. Ntabwo mvuze ko bamwe bidashoboka, ariko usanga bamwe batwe tuba tuti turatashye, ariko nitumara igihe tugajya tugarukaho tumaze igihe, kuko tuba tumaze kumenyera ubuzima bw'aho ngaho. Ibyiza kuba mu Rwanda ni byiza, ngiye narabikunze. Hari ibintu byinshi iwanyu ni iwanyu kabisa. Niba ari umwuka uhumeka no kuba ubyuka mu Kinyarwanda ukaryama mu Kinyarwanda, ni byiza cyane. Igihugu cyacu ndumva hano kigejeje ni heza. Ntabwo mvuze ko atari challenge, ariko ntukajya mureba negativity gusa, na positivity nayo irahari, tugomba kujya tuyivuga, kuko abanyamahanga nabo barabibona. Mu Rwanda isuku dufite, system dufite, deja nahavuye baratangiye kuzana lines za bus ngaha. That's innovation, that's very innovative. Ikintu ngunda mu Rwanda nuko niba hari good ideas barazigerageza. And so ubuzima bwa buri munsi, just ukuntu system yubatse, uko ko nabyukaga aho nabaga nibereye iwanjye, nkajya mu kazi gutyo. Ngiye nkunda gukora, nashaka wenda amafunguro yanjye, kujya guhaha muri Simba. Ni ubuzima busanzwe ngiye nabonaga mbone nka hano tu. Ubuzima ntabwo buhenze cyane nka hano, biterwa na lifestyle yawe ushaka kubamo, of course. Lifestyle, ni uzajya uba mu amapartement cyangwa mu mazu. Ngiye nayo ntuye Rebero, nikundira Rebero, nahise muri Canada. And so mu mezi atandatu kabisa navuga ko nahabaye, it was wonderful really. The biggest challenge now ni gute noneho wabasha gukorera amafaranga yagutunga. Ariko nkatwe tuba twarabaye hano, hari level y'amafaranga tugomba gukorera, kuko tuba tugifite maybe izindi responsibilities wenda family batari mu Rwanda, bigasaba yuko aba income, amafaranga twinjiza agomba kuba ari hafi yayo dusanzwe dukorera, kugira ngo tubashe kuba twabaho ubwo buzima. Kuko ntabwo umuntu yataha ari ku buzima bwe bwose ngo barabim barabum agahita agenda, ntibishoboka. Okay, ibyo ntabwo bishoboka. I don't think so. Ikintu n'aba diaspora, I think bigomba kuba gradually. Na n'ubu ngubu nuba nanjye ndacyari muri stage, gradually, yo kuba nataha wenda tuvuge ntabwo ari burundu, kuko nta no muri Canada ntabwo mpari burundu buhuru. Ni buhoro bigenda biza. Ariko ikintu ngira ngo mbashishikarize nuko dushira imbaraga hamwe n'abanyarwanda cyangwa abavuga Ikinyarwanda, ngo dukorane, kuko usanga kenshi umwe ari hano n'undi ari mu bindi. This is a matter. Cyangwa aba diaspora mukabona mu yindi class cyane n'abakana mu yindi class. I don't know, we need to collaborate, right? Mu madamwe nagiye mbereka investment zakorwa mu Rwanda, byaba ari muri real estate, byaba ari muri startup. Deja bamwe baranyandikiye, ariko ngiye ni muri tourism, ngiye ni mu bukerarugendo. Company yanjye niza ni heza, niyo maze ndimo kubaka, cyangwa na Terrific, iyo ni platform. Ariko tuzakomeza tuganire, ngomba ko tuganira. Ubwo niba utarakora subscribe na follow, yikore, ubwo nawe utaha.